ijambo rya mbere ni neither nor, ijambo rya kabiri ni either or. Aya ni amagambo twifashisha twemeza ibintu bibiri cyangwa se duhakana ibintu bibiri at the same time. Iyo ushaka kuvuga ngo ntabwo nkunda ibijumba ndetse n'ibirayi, ubwo nyine ubuvuze ngo yaba ibirayi n'ibijumba byose ntabwo ubikunda completely, ubivuga gute? Ese ushaka kuvuga ngo nkunda umuceri n'amakaroni, ubivuga gute? Okay, ubwo buryo nibwo twifashishamo dukoresha neither nor cyangwa either or. Tudatinze rero turaza gutangirana n'ubusobanuro bwa mbere. Neither nor is used to connect two negative ideas. It means not this and not that. Neither nor ni ijambo twifashisha duhuza interuro ebyiri zihakana. It means not this, apana iki, and not that, ndetse na kiri. Ni ukuvuga ngo dukoresha neither nor iyo turi guhakana ibintu bibiri. Reka tuze turebe nk'urugero rwa mbere. Example, urugero, she likes neither coffee nor tea. Ntabwo akunda ikawa ndetse n'icyayi. Mu magambo make, yaba icyayi yaba n'ikawa byose nta na kimwe akunda. Ukavuga ngo she likes neither coffee, ukabanza icya mbere ukavuga nor, ugatuvuga icya kabiri. Ni nka formule, which means she does not like coffee or tea. Okay, ntabwo akunda coffee cyangwa se icyayi completely. Muraza kunyemera tudatinze duhere ku rugero rwa mbere. Dufite ingero 5 zivuga ko neither nor zigiye guta zigufasha kuyumva completely 100%. Okay, urugero rwa mbere bavuga ngo neither John nor Sarah was at the meeting. Bivuze ngo yaba John yaba na Sarah nta numwe wari uri mu nama. Neither John, yaba John, nor Sarah cyangwa cyangwa Sarah was at the meeting, wari uri mu nama. Ubwo bivuze ngo John na Sarah nta numwe wagaragaye mu iyo nama barimo bavuga, kuko twakoresheje neither. Dukoresha neither turi guhakana. Neither John nor Sarah was at the meeting. Yaba John na Sarah nta numwe wari uri mu nama. Kabiri, she speaks neither Spanish nor French. Yewe ntabwo avuga Icyesipanyoro ndetse n'Igifaransa. Bivuze ngo mu izi ndimi ebyiri umuntu w'igitsina gore bari kuvugaho nta na rumwe avuga. She speaks neither Spanish nor French. Nababwiye ngo dukoresha neither nor igihe turi guhakana muri negative sentence, mu nteruro zihakana. She speaks neither Spanish nor French. Yaba Icyesipanyoro ndetse n'Igifaransa nta rurimi na rumwe avuga muri izo ngizo ebyiri. Muraza kunyemera tudatinze tugere ku rugero rwa gatatu. Urugero rwa gatatu ruragira ngo the store sells neither apples nor bananas. Bivuze ngo iri duka ntabwo ricuruza pome cyangwa se imineke. Store nyine ni nk'iduka. The store sells neither, iri duka ntabwo ricuruza pome ndetse n'imineke. Apples ni pome, bananas nyine ni imineke. None bivuze ngo the store sells apples or banana, bivuze ngo iduka ricuruza pome cyangwa imineke. Iyo ushyize muri jambo neither ubu bihakanye. The store sells neither apples nor bananas. Bivuze ngo iduka ntiricuruza pome ndetse ntirinacuruza imineke. Stop by there completely. Okay, murazi ko nyuma tudatinze tugera ku rugero rwa kane rudufasha neza gusobanukirwa icyitwa neither nor in use. Okay, intero ya kane iragira iti he can neither swim nor ride a bike. Bivuze ngo ntabwo ashobora koga cyangwa se gutwara igare. Uwo muntu ni igitsina gabo kuko bakoreshejeho he. He can neither swim nor ride a bike. Ntabwo ashobora koga cyangwa se ngatware igare. Ibyo bikorwa bibiri byose, yaba icyo koga yaba n'icyo gutwara igare, nta na kimwe ashoboye muri byo kuko twakoresheho neither. Ibintu byose tugiye kuvuga tugiye kubihakana. He can neither swim, ntabwo ashobora koga, nor ride a bike cyangwa gutwara igare. Yes, muraza kunyemera tutatinze tugere ku rugero rwa gatanu. Urugero rwa gatanu ruragira ruti I have neither time nor money for a vacation. I have neither time nor money for vacation. Bivuze ngo nta mafaranga mfite ndetse nta n'umwanya mfite byo kujya muri vacances. Ari guhakana yewe yaba amafaranga yaba umwanya nta na kimwe mfite byose, ubwo vacances ntayo nyine. For vacation kujya kuruhuka, gufata karuhuko. I have neither time, yewe nta mwanya mfite, nor money, yewe nta n'amafaranga for a vacation byo kujya muri
vacances, ibyo twita vacances mu Kinyarwanda, kumwe tujya kuruhuka ukajya gufata nk'akaruhuko k'icyumweru ku Gisenyi. Muraza kunyemerera rero izo ngero zirahaje kugira ngo wasobanukirwe icyitwa neither nor. Muraza kunyemerera turebe icyitwa either or. Either or ni ijambo twifashisha, is used to connect two positive possibilities. It means one or the other. Ni ijambo twifashisha twemeza ibintu bibiri, ushobora guhitamo kimwe cyangwa ikindi. Two positive, to connect two positive possibilities, ufata bya bintu bibiri byose bishoboka ukaba wabifata. Ngewe nshobora kunywa kawa, nshobora kunywa coffee, nshobora kunywa sole, nshobora kunywa coffee, nshobora kunywa nati. Yewe mu mico mubonye aho ngo koroga ati yaba icyayi ndakinywa, yaba ikawa ndayinywa, mu mico mubonye twifashisha either or. Reka turebe ku rugero simple hano. Example, you can have either coffee or tea. Bivuze ngo mushobora gufata ikawa cyangwa icyayi. Birashoboka byose ko ushobora guhitamo ikawa cyangwa se icyayi. You must choose one. Ugomba guhitamo kimwe. Ukoreshe either or, uburi buhitamo kimwe mu bintu uvuze, ariko biba bishoboka yuko buri kimwe muri ibyo ngibyo ushobora kucyacessinga cyangwa se kugifata. Hano umwe ashobora gufata coffee, birashoboka, n'undi agafata tea, ko birashoboka yuko muri byose wahitamo kimwe. Reka tuze kureba ingero. Urugero rwa mbere ruravuga ngo neither John sorry. Okay, urugero rwa gatandatu kuri either or ruravuga ngo you can have either pizza or pasta for dinner. Bivuze ngo ushobora gufata pizza cyangwa se pasta for dinner, ku ifunguro rya nijoro. Okay, ubwo wemerewe guhitamo kimwe. Babikubwiye uti you can have either pizza or pasta for dinner, you can go for dinner, you can go for pizza. Ushaka kuvuga ati ngiye ndifatira pizza, undi ashobora kuza ati ngiye ndifatira pasta. Okay, yeah, as simple as that. Muraza kunyemera tutatinze tugere kuri number 7. Urugero rwa karindwi ruragira ruti either she calls me or I will call her. Bivuze ngo ashobora kumpamagara cyangwa se akaba ari ngewe umuhamagara. Either she calls me, either nyirawangu either arampamagara, or I will call her, cyangwa se nge muhamagara. Ubwo hari two possibilities, hari ibintu bibiri bishoboka. Uyu mukobwa guhamagara uwo muhungu cyangwa se uwo muhungu guhamagara uwo mukobwa, but there will be only one possibility. Ikintu kiraza kuba ni kimwe. Uwo muhungu ashobora guhamagara cyangwa umukobwa akaruhamagara, but they cannot be at the same time. These two events cannot occur at the same time. Okay, you get? And this is even more understandable than in any ways. Okay, tudatinze turaza kugera kuri number 8. Number 8 iragira iti the exam, ikizami, will be either on Monday, gishobora kuzaba kuwa mbere, or Tuesday, cyangwa se kuwa kabiri. The exam will be either on Monday, uko byasa kose ikizami kizaba kuwa mbere, or Tuesday, cyangwa se kuwa kabiri. Bivuze ngo nikiba kuwa mbere kuwa kabiri ntabwo kizaba, nikiba kuwa kabiri ubwo kuwa mbere nikiza cyabaye. Bishobora gukunda ahantu hamwe. Ukoresha either, byose bishoboka ariko bigakunda ahantu hamwe. Igihe kimwe cyabaye, the next one won't occur in any ways. My people, never make a such mistake. Okay, tudatinze turaza kugera kuri number 9. Number 9 iragira iti you must either finish your work or ask for help. Bivuze ngo you must either, ugomba gusoza akazi kawe cyangwa se ugasaba ubufasha. You must either finish your work or ask for help. Ugomba gusoza akazi kawe cyangwa se ugasaba ubufasha. Ask for help, gusaba ubufasha. Murabizi ko hano twiganye ama verbs. To ask haboneka ari ugusaba. You may ask for money, you may ask for help, you may ask for love, you may ask anything you would like to have in this life. To ask, gusaba. Okay, tudatinze turaza kugera kuri number 10. 10 iragira iti either he forgot or he is ignoring my messages. Either he forgot, ashobora kuba yibagiwe, or he is ignoring my messages, cyangwa se akaba ari kwirengagiza message zanjye. Either he forgot, ashobora kuba yibagiwe, or he is ignoring my messages, cyangwa se akaba ari kwirengagiza message zanjye. We love you so much. Make sure you subscribe. Thank you for being here, my people. We love you.